Damascene rero ibintu byo kukuvugaho ni byinshi, ariko nibutse abantu bose ko tutagukeneye kugira ngo tubane neza nk'abanyarwanda. Twarashyingiranywe, twarabyaranye, twabanaga neza, twahanaga inka, abahutu n'abatutsi n'abatwa. Ntabwo ari wowe dukeneye n'uwo mugera w'urwango wawe kugira ngo tubane neza. Niba ari FPR yabigushyizemo yaragushutse, niba ari FPR yakubwiye ngo ute Monique Twagirayezu umubyeyi mwiza wakuvanye mu gipadiri, nduzi ko utari no kugishobora, n'Imana warayihakanye, wakugaburiye ushonje ntagute, waririye imitungo ya Twagirayezu y'umuryango wa Twagirayezu Aloyizi, warangiza ukamujugunya. Wambwira yuko uri gukora iki mu Nkotanyi utari kumwe n'umuryango wawe? Wasobanura uti kuntu abana bawe bari bagiye kugukosora kubera imyitwarire yawe mu rugo washakanye n'umugore wawe w'isezerano? Icyo nicyo wangira abahutu, kubera ko abana bawe wibyariye batakunda imico yawe, batayishyigikiye. Icyo nicyo uhagarariye ubumwe bw'abanyarwanda. Damascene, sinzi ikintu uri gukora muri FPR, sinzi n'ikintu bagushutse. Iyo basi bakugira nka ambasaderi mu gihugu cy'Ubuhinde, kera twaravugaga ngo uzabeshya abahinde batagira ambasade mu Rwanda, byibura bakaguhisha. Ariko ubwo bemeye gukomeza kugukoresha nuko mukorana, hagarara uhangane n'ingaruka bizavamo. Ukumeze ukuri kuvuga uko, umeze nk'uri guta ibitabapfu, umeze nk'umuntu bafatiraho icyuma mbere yo kuza kuvuga. Sinzi ibyo uri kwidefandamo, sinzi ibyo uri gukora, ariko abanyarwanda turi kugucisha n'ijisho, abanyarwanda turi kuguseka. Nta munyarwanda, nta mututsi wagutumye kuvuga ibyo ngibyo, nta muhutu wagutumye. Ntago amashereka y'abahutukazi wayonka, ntago bishoboka, ntukayonke n'uyu munsi. Abana bawe bayonse ni bazima, umubyeyi wawe ni umubyeyi wakubyariye abana ni muzima. Ariko dore iyo utaye Imana, iyo wihakanye Imana, ugata umuryango wawe, ukishinga FPR kurahiza ngo ni ntatera iki gihango uzabambwe nk'umugome, birangira usaze, birangira wirukanse ku musozi, birangira witwaye nk'ukuri kwitwara uko nguko Bizimana. Wowe uri kuvuga ngo bari kukugeranya na Mugesera, ahubwo se ko wakoze competition kuri kumurusha Bizimana. Ako jya wiyumva kuko mvuga ujye ukina kasete wongere nta rwango nigisha rwose. Ese mugira ngo uzabona ijambo mvuga rijyanye n'ibya Mugesera, hari ubutabera, hari birahari, nagire vuba yihuta njyane. Abanyarwanda sinshobora rwose kujya mwingibi, nzi ubugome bw'amagambo, nzi ubugome bwa jenoside, ndabuzi kuko nanabibaye muri ubugome bw'urwango, ndabizi, nzi icyo bivuga. Mumfashe gushimira umubyeyi witwa Twagirayezu Monique. Ntacyo atahaye umuntu, ntacyo atahaye Bizimana. Uburiye umuzi mukwe ntako batagize. Bizimana tubanye nka wa wundi bavuga ngo nibazirunge zange z'ibisugu, atubereye ikirumbo nk'abanyarwanda, atubereye kwa wa mugani ngo habayeho ngo umwami w'umusizi, umusazi n'umusinzi. Ibisazi biri muri FPR wagira ngo biri muri yandahiro yabo y'ubugome ya shitani, ngo ni ntatera iki gihango nzabambwe nk'umugome. Amategeko ariho ubu azaza n'atarabayeho, ngomba kuyakurikiza uko ari. None urangije nk'umugome, nicyo kibashobora. Bizimana Jean Damascene, nagira ngo mbwira abahutukazi utera ipfunwe, mwigirire icyizere. Bravo ku muntu wese w'umubyeyi, umuhutukazi, umututsikazi, umutwakazi, umunyamahanga wumva runo rurimi wonkeje umwana we. Ni umurage udashobora gucika. Umuntu wese batera ipfunwe kugira ngo ejo uzasange ababyeyi batacyonsa, baranze konsa, dore naha bihera. Mwiyongereza abana banyu, mubahe ibere. Niba mufite ibyo kurya murye, mushishe, mwonsa abana, arimo intungamubiri utasimbuza. Ntihagire umuntu ugutera ipfunwe kugira ngo ejo utazavuga ngo
nonyeje umwana none yabaye ikirara, yabaye ikirumbo, byavuye mu mashereka. Nta hantu bihuriye bavandimwe. Nimunsi abana banyu, nimureke kino kirumbo tugihime. Abatutsikazi, Abanyarwanda mwese muri parlement y'igihugu, abantu bari mu nzego zifite umugore n'umwana mu nshingano ze, abaminisitiri mwonsa amashereka y'abahutu, Abanyarwanda mwese mwonsa amashereka y'abahutu, n'abatarayonse n'abataragize gute. Iki kimwaro muri gushyira ku muhutukazi mu gihugu mwavuze yuko nta moko arimo, muzabibazwa. Aya ni amateka mabi muri kwandika. Muzabibazwa imbere y'amategeko, muzabibazwa imbere y'Imana, muzabibazwa imbere ya gacaca. Nzabarondorera abagore bose bari mu nteko ishinga amategeko, nzabarondorera abagore bose bari muri guverinoma y'u Rwanda. Kuva iki gihe Bizimana atangiye gushyira igisebo ku mugore w'umuhutukazi, nzabibakorera. Archive zirahari zirenga n'izubusa. Ariko mwumve ko iki kimwaro muri gushyira ku bwoko, imyaka 30 irashize, noneho mugeze no ku mashereka. Ejo muzaza mugere no ku maso, amazuru yo mwayarenze kera, indeshyo yo mwayirenze kera, mugeze no ku mashereka. Mutazi ukuntu akorwa, mutazi ukuntu agera mu mabere. Ibyo ngibyo nzabigarukaho. Ariko Abanyarwandakazi, umuntu utagira icyo akora kugira ngo arwanire uburenganzira bwa buri munyarwanda wese ahabwa n'itegeko nshinga, azareba iki gihugu kuri televiziyo. Umuntu wese wihaye Imana, uzi Imana, usenga, atari kwamagana ubu bushitani n'ubu bugome bwa Bizimana Jean Damascene, ari kwihakana Roho Mutagatifu. Ni nayo mpamvu ntabwo Imana ari yaje ngo yambure intera mu muhoro, imwambure nta mpungano y'umwanzi. Sinabibonye twikina abarokotse barokoye Imana nyir'impuhwe izabababarire. Kwemera ko Imana hari icyo ishobora kuba bazavuga ngo ntabwo nabamenye. Icyo mutakoreye umwe cyangwa babiri, bamwe baciye bugufiya, bayihagarika baritanga, harimo n'abapfuye n'abishwe. Ubu tugeze mu gihe cyo kwemera Imana mu bikorwa atari Bizimana Jean Damascene ari kwangisha urubyiruko, abantu bafite mu mutwe horoshye, ari kubangisha Imana. Kandi bo barasenga. Kambanda, niko Kambanda we, twajwemo. Harya muri karidinali, harya nawe waravuze ngo Kagame n'Imana y'u Rwanda. Harya yavuze ngo ikimunyibutse ngo ni intumwa y'Imana, ngo yamanutse mu ijuru. Nawe asenga inkotanyi na karidinali asenga into. Nzamubazanira hano. Niko minyoni we, niko bapasiteri mwe, niko bapadiri mwe. Yewe ayigamana y'u Rwanda. Ibi bintu murabireba mugaceceka. Kuyavuga siko kuyamara. Bizimana Jean Damascene, ukomeze wigaragure. Roho Mutagatifu yihakanye ari kugaragura mu byondo, uri kwinyuraguramo, uri kwisebya. FPR izakurandura udafite n'umuntu ukujyana mu kirago. Uzarebe ukuntu umukobwa umushiki wa Rwigema yashyinguwe. FPR ntadini. Uzarebe ukuntu Gasakure yashyinguwe, yarashwe. FPR ntadini. Uzarebe Karegeya ukuntu bamuturikije. FPR ntadini. Rebera kuri Kabuye, rebera kuri Nyumba Royiziya, rebera kuri Mutsindashyaka, Mutsindamazu, rebera ku nkotanyi zose inzamarere, rebera kuri Dusayidi na bariya bose basinye ngo abatutsi ngo abatutsi bashize ku itariki 30. Dusayidi ngo bashize ku itariki 30 z'ukwa 4/94. Bari hehe? None bari hehe? Ca bugufi icyubahiro n'Imana.